aravuga ati yo Rayon Sport muvuga mwaririmbye muvuga ko yaka 60 ubundi ko ntababona ko sigaye nyisasira muri hehe sigaye igaragurwa n'amagaju muri hehe aho wicaye aka nakazi iyo utegura match ya Rayon nibwo uhaguruka abareyo ndagusaba Kenisi shyira icyubahiro ku izina rya Rayon Sport nawe mu mwanya nawuguhaye Kenisi kurwana n'umwanya izina rya Rayon Sport uyu ugiye kurwana n'umugabo uyu munsi kumwereka ko uyu munsi birababaje kuba umaze imyaka itaragera mu 10 ukineneka ku izina rya Rayon Sport ukarisuzugura ukaryambika ubusa ukayica imyenda Rayon Sport yakuje imbere muri sezishize iyo myenda ntayo yambaye muri iki gihe Rayon Sport ikurusha ibigwi n'amateka Gasogi nta nari mururira indege kafu ntikuzi none se ubuturi mu ndege Gasogi iriho urazana indege iyo Rayon Sport uri kuyivuga kugira ngo abafana bayo bazinjire umukino uzahuza Gasogi na Rayon Sport hari ikipe izagenda mu ndege hagati yazo uwo niwo tureba ntabwo turi kureba ibya Bengazi cyo mbwira Gasogi na Kenisi put some respect on Royal Sports name. Shiri cyubahiro ku izina rya Royal Sport. Nari umugabo ni habwa intebe. Nari umugabo ni habwa intebe. Uyu munsi sifite gusuzuma n'abafana bayo. Izabwa n'abandi mukanguke. Aho ni umupira wacu duhera dusuzugurana. N'ibibazo uremera ko Muvunyi yari yarasinziriye. Uremera ko kuri Royal Sport Rwanda yari yarasinziriye. Uremera ko Runyambuga yari yarasinziriye. Uwitwa Maître Freddy yatangaje hagati muri champion y'umwaka ushize abo bagabo nibigeze basinzira bari bigeze baza kureba Rayon Sport. Maître Freddy yaraje arivugira aravuga ati tugenza gake abo bagabo bigeze baza kureba Rayon Sport. Inanga bigeze baza kureba Rayon Sport. ubaha izina Rayon Kenisi amagambo uri kuvuga Rayon Sport yereke ko nta kintu iriho abo bagabo bari barigize hirya biturika bihengeka singiye kubabwira ngo nimuzitabire umukino wa Rayon muzawitabire uburyo bukabije baravuga bati turaje tukwereke ko Kenisi yavanye abasaza mu bitanda bajya mu nama ahubwo ni mushimire abasaza bari bararwaye abasaza umenye bari bararwaye za rubagimpande batagishobora kunyeranya ariko Kenisi bamwumvise arababyutsa ntabwo abasaza bazanywe na Kenisi bazanywe na situation cy'impuruza ya Kenisi barababyutsa aravuga ati muve mu bitanda noneho kugira ngo ubyumve neza nibamara gukina na Kenisi bazisubirira mu gitanda aha oya siko bimeze abasaza bazanywe na situation ikipe yabirimo nibamara gukina na Kenisi nabo twabonye none dasa nabo twabonye babyuko ya Kenisi yavuze yavaye hawuzi wa wundi wacyakigwa ega ntabwo ari kuri Rayon gusa abenshi bakunda kubyuka iyo Kenisi nina n'umujinya ni wote cyane none se yabatengunya mwiza kuza gusabara icyo gihe nisabira Kenisi ni hagasuzuguro mu mupira gaturuka nta uzuba undi umuyobozi w'ikipe kugenda ugafata ikipe kurusha amateka ukayivuga ibyo naho byabaye ikipe gukina n'indi ibyo by'agasuzuguro se n'iki asante agasuzuguro se n'iki ko bagiye guhangana bagiye Kenisi apana amanika amaboko ahubwo ibyo bitindi gasa n'iby'ibyubahiro mushaka udashaka guharanira ibyo ni haranira utsinda icyubahiro ntabwo ukiharanira utsindwa cyubahiro ni n'ubushaka cyubahiro ubuzima bwa Rayon Sport bugiye kugarukira kuri Gasogi none se kandi yayibonye mu matwi ko nta kipe nagira ngo ngutangarize abasaza bemeye barabyuka babyuka mu buriri baravuga bati reka batororororororororo ndumva ikintu kimfata mu mugongo ariko reka mbyuke njye kuri Rayon Sport rebe ko wakinitse cyokoreze kugera gusokorza kuza Rayon Sport arayizi uzabasazi watangiye kuvana amafaranga yandi basharya hepfo mu bibindi Muvunyi aragenda areba aho yari yarabitse inote za kera Kenisi ubutumwa nizere ko bukugezeho Kenisi umenya ari se wamugani zo bazanye urumva mutangaza Kenisi ubutumwa muhaye ukwiye kurespecta nzabimubwira ndashima Imana yatumye nkina ndashima Imana itumye ndi muzima cyangwa wamwitegura cyangwa yagucokorezaga amatwi urwaye cyangwa ejo wanze kuza wumvise ijambo ry'uramutereka nawe yinanuye rega niwe masaza arimo kujya kwenseramo ariko se wamuganye nubwo numva narakira ariko numvise Kenisi nanjye kugira umusubiza
ariko aba bagabo ubwo ni byinshi dufite rero. ubwo rero turaza kuganira kuri Rayon Sport ejo inama yabo yari ikomeye cyane ca mu butumwa rwose tubaze ariko na APR nayo ngo visa zavugije ubu